yatanze ibirenze aha kuko nzi ko hari umukobwa wari ugiye gushingirwa w'imfubyi utagira hepfo ntagire no haraguru, aragenda aterura intebe zo kwicaraho n'imisego yayo n'ibiduki n'ibindi, baramushingira. Uwo mukobwa ntiyarajya kumusura kuko ntazi ngo nindi. Yamugiriye neza gusa muri ubwo bukwe abantu bose baratangara bati yashingiranywe intebe, yashingiranywe imisego, yashingiranywe ibintu by'ibitangaza, yari ari imfubyi ariko bikomotse ku bwitange bw'umukozi w'Imana. Imyaka 17 muri corona kubera ibihe byari bihari nageze aho ndamubura, ariko kuko umuntu uri mu isi ataragiye mu nda y'isi uko byagenda kose ubuzamubona. Igihe kigeze ndongera mubona, musabiye umugisha ku Uwiteka. Amen. Yaramfashije kandi n'ubu aracyamfasha kandi aracyafasha n'abandi. Nubwo bitaba byinshi, nubwo utakwikorera iriya mifuka azanye ku rugero rwe, azabazwa ibyo ku rugero rwe, azahembwa ibyo ku rugero rwe, ariko muri cya gihumbi cyanjye, muri bya bike byawe, muri ka gasambu gatoya uhinze, muri bya bindi usarura bikeya, gira uwufasha kuko ntago bazakubaza iby'umukiro utarakize, bazakubaza ibyo ku rugero rwawe. Ese mu rugero rwawe wakoze iki? Yewe hari abakire benshi babona umuntu bareba naho baba bavukana, baba araho imiryango baje gusaba. Turashimira Imana yashimye ko mu gitondo tuhari, turayishimiye ihabwa icyubahiro. Hanyuma dushimiye mukuru wanjye ku mirimo ajya akora, ajya tubera icyitegererezo ku manywa na nijoro. Iyo mutekereje mwigiraho byinshi. Ndamushimiye, arampamagaye ngo nze muherekeze kuko nzi ko ajya agira imirimo myiza, ajya akunda gutabara. Ntago mubajije ngo mbese ni hehe, kuko nzi ko ibihe byose ahagurutse agatabara, abagiye gutabara yabonye ikintu cyo gutabarwa. Ndamushimiye rero uburyo amaso ye yashoboye kunyura hano, ahari guhinga muri rungu byari biri inzira yo kugira ngo mahigwe abone ibiryo. Ndashimira rero umutware we wabyemeye, kuko hari ubwo umugore cyangwa umugabo ashobora gutekereza gutanga ibintu, umwe muri bakabikomeza cyangwa akanga. Yaba yatanze ng'itungo akavuga ati nge ntabwo urayizitura kuko sinyitanze, ariko uyu muntu gutekereza gutanga ibintu biri mu gaciro kari mu 70, hari naho yatanze ibirenze aha kuko nzi ko hari umukobwa wari ugiye gushingirwa w'imfubyi utagira hepfo ntagire no haraguru, aragenda aterura intebe zo kwicaraho n'imisego yayo n'ibiduki n'ibindi, baramushingira. Uwo mukobwa ntiyarajya kumusura kuko ntazi ngo nindi. Yamugiriye neza gusa muri ubwo bukwe abantu bose baratangara bati yashingiranywe intebe, yashingiranywe imisego, yashingiranywe ibintu by'ibitangaza, yari ari imfubyi ariko bikomotse ku bwitange bw'umukozi w'Imana. Hanyuma rero ijambo ry'Imana niyo nyambere muri twebwe, reka turisome. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro, igice ni icyambere n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Twamagambo uravuga ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Haravuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Umurongo nashakaga n'uwa kabiri, isi yari iriho itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'imuhengeri, maze umwuka w'Imana ugendagenda hejuru y'amazi. Gatatu, Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana ibona ko umucyo ari mwiza, itandukanya umucyo n'umwijima. Mwikirize ngo amena. Amena. Nshaka rero kuganira namwe ijambo rivuga ngo ibintu byose bitagira ishusho, iyo ubishize mu ijambo ry'Imana ibihereza icyerekezo, itandukanya umwijima igatandukanya n'umucyo. Kimwe ibintu bya mahirwe bimaze iminsi bidafite ishusho, bisigasigwa n'ubuyobozi, umuntu wese abivuga uko ashaka, ariko umwuka w'Imana abungabunga hejuru yabyo. Muvuge ngo amen. Amen. Twumvise ko ngo isi yari iriho ubusa, iriho amazi gusa ari umwijima, ngo ariko umwuka w'Imana abungabunga hejuru y'isi. Bivuze ngo uri hano urasenga, wumva ijambo ry'Imana, mu rugo rwawe bimeze nk'ibikomeye, ibimeze nk'ibiruhije. Aha muri uyu mudugudu ngira ngo hano turi nta muntu uri munsi y'amahigwe, bose basa naho bari hejuru ye. Imana nidufashe mu izina rya Yesu. Hanyuma rero ibintu iyo bimeze gutyo ukaba umeze ngaho
bimeze ngaho nta kihari muri depo y'ibiryo ntacyo urya uvuye kure ubuzima bwaranze ibintu bimeze nk'ibitariho ubitega ibintu bibiri icya mbere ni umwuka w'Imana ubeshaho niwe urema niwe waremye isi ni nawe utuvugira ni umuvugizi ni umunyamabanga wacu hahandi ho mubwira n'ibyo umugabo atazi iyo abungabunga hejuru yabyo iyo wizeye ko umwuka w'Imana ahari iyo wizeye ko umwuka w'Imana ahari kandi reka ngo uremere icyizere kuko umwuka w'Imana arahari icya mbere niwe wakuremye Aleluya. Icya kabiri niwe uguha guhumeka niwe ukuvugira imbere y'Imana ibyo ukenye uwakuremye ntayobewe kumenya ibyo uzahekenya ntayobewe kumenya ibyo uzambara ntayobewe kumenya ejo hawe heza ntabwo ayobewe ko abana bari kwiga ntayobewe kumenya ko mu nzu nta kirimo umwuka w'Imana arabizi ababireba Imana nidufashe ibyo bibazo bimeze nk'uko nta kintu kihari ubitega umwuka w'Imana kuko ubwe n'imbaraga z'abantu abanyantege icya kabiri ubishoreresha ijambo ry'Imana bivuze ngo hano uri muri bya bibazo muri bwa buzima muri wa mudugudu utuyemo hahandi muri ya nzu kwa kundi bumeze ihutira ahantu havugirwa ijambo ry'Imana ntarobanuye idini ryaryo ryose ugenda ujya mu masengesho wegera inzu y'Imana wakira ijambo ry'Imana bya bibazo byose ufite ubitega ijambo ry'Imana kuko niryo rishobora gutandukanya umwijima n'umucyo niryo rishobora kukuramera ibyishimo bigahaguruka aho waruzi kubabaye aho waruzi ko ufite intambara ijambo ry'Imana rikavuga ngo bibeho bikabaho kuko Imana ubwayo iravuga bikaba yategeka bigakomera uri hano none n'abana bawe bari hano uri hano unyumva icyo numva nakubwira nuko niba hari umwuka hakaba hari n'ijambo ry'Imana ibikomeye bizoroha amen Imana idufashe ngira ngo guhinga ku mukozi w'Imana uyu ni inshuti yanjye tumaranye imyaka 17 muri corona kubera ibihe byari bihari nageze aho ndamubura ariko kuko umuntu uri mu isi ataragiye mu nda y'isi uko byagenda kose ubuzamubona igihe kigeze ndongera mubona musabiye umugisha ku Uwiteka amen yaramfashije kandi nuba aracyamfasha kandi aracyafasha n'abandi hanyuma rero numva hagati aha kuba amahirwe atuye aha umukozi w'Imana ahinga hafi byasa nuko umwuka w'Imana yabungabungaga hejuru y'amahirwe umwuka atekereza byinshi kuri twe aradutekerereza aratumenyera amenyera ibiriho akamenya n'ibizaba ndagira ngo rero ubwo adukinguye irembo rireba kure nanjye ubwanjye hari icyo nizi aha turi umuntu wese hari uwaruta ugira ubufasha kandi bwire hari umuntu n'umwe uvuze ngo Imana iguha umugisha nubwo bitaba byinshi nubwo utakwikorera iriya mifuka azanya ku rugero rwe azabazwa ibyo ku rugero rwe azahembwa ibyo ku rugero rwe ariko muri cya gihumbi cyanjye muri bya bike byawe muri ka gasambu gatoya uhinze muri bya bindi usarura bikeya gira ubufasha kuko ntago bazakubaza iby'umukiro utarakize bazakubaza ibyo ku rugero rwawe ese mu rugero rwawe wakoze iki umuntu wese bazamubaza ku kigero Imana idufashe mu izina rya Yesu mu bigaragara kandi byumvikana ndamushimiye iyo atabaye mba ntabaye kandi ntiyantabaza ngo nicare kuko sinzicara abandi babiba rero mbasangije ijambo ry'Imana nongera kubatangariza ngo ibikomeye mu bitega umwuka wera mu bitega ijambo ry'Imana hari ubwo ibyamahirwe bihavuye none ejo nawe umwuka w'Imana arimo abungabunga hejuru y'ibibazo ufite umwuka w'Imana arimo arabungabunga hejuru y'ibibazo ufite hanyuma tubwiye mu magambo yavuze ijambo ryiza rivuga ngo ntabwo Imana izava mu ijuru ngo itubwira ngo ndi Imana ngo tuyirebe Imana iri muri njye Imana iri muri wowe ni ukuri nta gisubizo wahabwa giturutse mu ijuru utagicishije ku bantu ni njyewe gisubizo cyawe ni wowe gisubizo cyanjye byumvikana ko iyo tukoze imirimo nk'iyi uyu ntabwo aragenda aririmba Mukabutera aragenda aravuga ngo Mana wo mu ijuru ishimwe hanyuma ryashimwe Imana nirireba ihindukira impamvu naho ryakomotse ijya gutanga y'umugisha kugira ngo n'ejo mu gitondo nawe atazabona gukorera Uwiteka byahombye hanyuma gukorera Uwiteka ntibihombya
kandi ntutekereze ngo afite byinshi byo guta ngo byo kumena. Yewe hari abakire benshi babona umuntu yabareba naho baba bavukana baba ari abo miryango ngo aje gusaba, wamubwira ikibazo kimwe agahita akubwira 40 ngo kontera amazi bari kumbaza, umuriro simberuka gucana, abana ndi kwishura Butare, agatondeka ibibazo 120 aho kugira ngo akemure ikibazo cyawe kimwe. Rero asize ibibazo bye, asize ingorane ze, asize intambara ziwe, yitanze ubwe, atwigishije ikigisho muri teori no muri paratiki, mu nyandiko no mu bikorwa. Imana idufashe, atwigishije ubwe uko twakorera Imana. Nsubiyemo nanjye kandi mwigiyeho kurwanya rugero aho imbaraga zanjye zigeze. Burya bwose aravuze ngo imyenda ngo myinshi yuzuye garderobe, hari n'abatazi garderobe, ariko hahandi umanika ukumva uzambara ejo n'ejo bundi n'ejo bundi n'ejo bundi, byabindi uri guhindura. Hakaba hari imfubyi cyangwa umupfakazi udafite ikintu, nawe ubwawe uzitange mu bushobozi ufite ukemura ikibazo cya mwene so. Ni ijambo mbasangije. Uwiteka Imana abaha umugisha. Mukabutera Mwami Yesu Mana ishobora byose, urakoze kubw'ijambo ryawe Mana. Urakoze. Ijambo ryawe n'indorerwamo twireberamo, kandi turimenye turisobanukiwe. Tugiye gushyira mu bikorwa ibyo udutegetse uyu munsi. Uduhe imbaraga zo kubikora, kandi uduhe kwera imbuto zikwiriye abihannye. Byose tubisabye twizeye izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen.